kugira ngo iyo mico bashobore kuyigana. Ni byiza ko indirimbo iba ifite intego yo kumurikira umuco n'imibereho y'abantu. Indirimbo rero zikoreshwa muri liturujiya zigomba kugaragaramo amwe mu mabanga y'ubuzima bwa Nyagasani Yezu Kristo. Ndagira ngo mbagezeho utuntu tune gusa ariko dukubiyemo byinshi indirimbo ikoreshwa muri liturujiya yagombye kuba ifite. Icya mbere ni umwimerere w'ubumenyamana, la théologie. Igomba kuba rero ari indirimbo igamije kurushaho gufasha abantu gucengera ubumenyi ku Mana kandi ikabafasha no kwisanisha nayo. Igomba kuba ishingiye ku kwemera kwa Kiliziya, ibyo byagarutseho. Nta bitekerezo bihabanye n'ibyo Kiliziya yemera cyangwa yigisha bigaragaramo, kuko icyo gihe byaba bimeze, biramutse bihabanye, byaba bimeze nko gutema ishami y'igiti wicayeho. Ntabwo rero gutema ishami ry'igiti wicayeho nawe ntabwo byakugwa amahoro. Muri ubwo bumenyamana igomba kuba yifitemo ibanga ryo kwigira umuntu, le mystère de l'incarnation de Jésus. Bityo rero ukwemera kwacu muzi ko gushingiye ku ibanga rya Pasika, ni ukuvuga urupfu n'izuka rya Kristu. Indirimbo rero zikoreshwa muri liturujiya zigomba kugaragaramo amwe mu mabanga y'ubuzima bwa Nyagasani Yezu Kristo. Ikindi ni ukuba ishingiye ku ruhererekane rw'ibyanditswe bitagatifu. Ibyanditswe bitagatifu harimo Bibiliya nyine ntagatifu, hamwe inyandiko z'abantu bagize uruhare rukomeye mu kugira ngo Kiliziya ibe iri cyo ubu ngubu. Inyandiko z'ibitabo bya liturujiya biri mu gitabo cya misa, birimo ibitabo by'amasomo, birimo rituweli z'amasakaramentu n'ibitabo bya liturujiya n'ibindi. Hanyuma kuba ifasha abayoboke kwinjira no gucengera ibanga ryo gucungurwa kwabo, haba mu ruririmbo, haba mu magambo, haba mu njyana, haba mu mibyinire se aho bikorwa, bigomba kuba byuririra cyangwa se biganisha kuri iryo banga. Turacyari muri teolojiya. Kuba nta kandi kuba ifasha gukangura mu ikoraniro ikibatsi cya Roho Mutagatifu, kandi ikomeza ukwemera rwa rukundo no kwizera muri iryo koraniro. Kandi ni ukuba ishingiye ku mwimerere w'ubutumwa bwa Kiliziya. Ntabwo igomba kujya hanze y'ubutumwa bwa Kiliziya. Kuvuga umuryango w'Imana uko uri ko kose mu ngingo zawo zose zinyuranye, ko zihuje kuba izo ngingo zinyuranye za Kiliziya, z'umubiri wa Kiliziya, zisangiye ubutumwa kandi zishora imizi muri Roho Mutagatifu, ari nawe ubamurikira muri ibyo byose. Ako ni akantu ka mbere, ishami rya mbere rijyanye n'umwimerere w'ubumenyamana, la théologie. Noneho umwimerere wa liturujiya rero, hashingiye ku mwimerere wa liturujiya, mwayibonye igisobanuro mu gitondo, ntabwo ari byo ngarukamo. Indirimbo ikoreshwa mu bikorwa bya liturujiya, dore uko yagombye kuba imeze cyangwa se ibyo yagombye kuba yifitemo. Icya mbere ni ukuba ifite ubushobozi bwo gufasha ikoraniro kugira uruhare rufatika mu muhimbazo, la participation active, consciente et fructueuse. Kumufasha kugira uruhare abifitemo umutima, kandi urwo ruhare rukaba bugomba kubyara imbuto. Buri wese rero mu bagize ikoraniro
afite uburenganzira bwo kuririmba no gufatanya n'abandi kohereza ku Mana imvamutima ze binyuze mu ndirimbo. Aha rero abahimba indirimbo igenewe gukoreshwa muri liturujia bagomba kubitekerezaho mbere yo gusaba nuko iyo ndirimbo yabo yashyikirizwa ikoraniro. Himba nibyo yagombye kugira ahantu mu tuyungurizo inyuramo kugira ngo barebe koko niba iyo ndirimbo izafasha abantu kandi abantu bazashobora kwiririmba ku buryo bworoshye kandi bari kumwe. Hanyuma akandi ni ukuba yerekeza ku butumwa bwa Kiliziya, kuba ituma abakirisitu bagira uruhare mu butumwa bwa Kiliziya, buri wese mu rwego rwe birumvikana. Ntabwo twese dukora ibintu bimwe, ntabwo dufite ubutumwa bumwe. Akandi kantu ni ukuba idahabanye n'ibango rihimbazwa ndetse n'ibihe bya liturujia. Mubonye urugero mu kanya Musenyeri aduhaye, mu gihe gushyingura murababwiye umuntu ngo yahisemo gupfa. Wahisemo neza, komeza inzira watangiye. Mbese umuntu yahisemo gupfa. Hanyuma ikagomba kuba abanye n'ibango rihimbazwa ndetse n'ibihe bya liturujia cyangwa se umunsi mukuru uhimbazwa. Umunsi wa Bikira Mariya ugatera indirimbo y'izuka. Turi ku munsi y'izuka ugatangiza indirimbo yo muri Adiventi. Icyo gihe biba bihabanye, nubwo wenda aho ngaho bishobora kuba ahantu hakeya, ariko hari aho biba. Abo nkunze kuganira nabo njya mbabwira urugero nigeze guhura na muri paruwasi ntashobora kuvugira hano kuko hashobora kuba harimo abayiturukamo. Nagiye muri santarare bagatangiza Nyirubutagatifu y'Amata, Nyirubutagatifu, nagize ngo nijye barimo kuvuga ko ndi Nyirubutagatifu. Ariko nyuma yaho nje kubaza ese muririmbisha ko wabigenjeje gutyo, kuko no mu gihe cya Nyirubutagatifu nyine nyirizina bayisubiyemo. Kubabaza arambwira bati padi, kariya karirimbo twaye tumaze iminsi tukaririmba tukiga karaturuhije, bagomba kukaririmba rero uyu munsi kandi kagatangira misa. Bivuze yuko rero uwo muntu nta nubwo yarazi indirimbo itangira misa uko igomba kuba imeze, n'indirimbo gusa iririmbitse neza bashoboye baruhije, niko we abitekereza, ariko ntabwo ari byo. Igomba kuba rero nanone igomba kuba idahabanye n'ibango rihimbazwa n'ibihe bya liturujia cyangwa se umunsi mukuru uhimbazwa n'ibyo narimaze kuvuga. Ikaba igomba kuba ishingiye ku byanditswe bitagatifu, inyandiko zikubiye mu bitabo bya liturujia n'izindi nyubaka kwemera. Ikaba igomba kuba igaragaramo ibanga rya Pasika, Mysterium Pascalis, kandi ikaba itabangamiye igihe cya liturujia kigezweho cyangwa se wa munsi uhimbazwa. Aho ngaho ni ku bijyanye n'umwimerere wa liturujia, umuntu yavugaho byinshi. Hakaba rero noneho n'umwimerere w'ikenerabushyo, ni ukuvuga indirimbo igomba gufasha abantu kugira uruhare mu ikenerabushyo risanzwe. Mu rwego rw'ikenerabushyo rero indirimbo ikoreshwa mu bikorwa bya liturujia yagombye kuba yujuje ibintu bikurikira. Icya mbere, kugaragaza imico y'umushumba mwiza wita ku bushyombe. Umushumba mwiza wita ku bushyombe, kugira ngo iyo mico bashobore kuyigana. Ni byiza ko indirimbo iba ifite intego yo kumurikira umuco n'imibereho y'abantu. Cya kabiri, kugaragaza ubufatanye n'ubumwe bigomba kuranga ikoraniro ry'abayoboke ba Kristo mu mibanire yabo batuye isi, kuko ibyishimo cyangwa se amizero cyangwa se imibabaro n'imihangayiko y'abantu b'iki gihe, cyane cyane abakene n'izindi mbabare zose, nibyo byishimo bya Kiliziya, niyo mihangayiko ya Kiliziya, niyo mihangayiko y'abayoboke ba Kristo. Ibyo rero nta na kimwe kigomba kutabakora ku mutima. Aya magambo nimushatse kuyacengera mwazayabona mu ibaruwa inyandiko Gaudium et Spes, ibyishimo no kwizera ya Vatikani ya kabiri, icyiciro cya mbere. Uwo tumaze kubona umwimerere wa teolojiya,
umwimerere wa liturujia, umwimerere w'ikenerabushyo, noneho umwimerere mu mihimbire aesthetic. Amagambo y'indirimbo agomba kuba adasobanya n'ururirimbo rwayo. Umwepiskopi amaze kubigarukaho mu kanya. Akaba adasobanya n'injyana, ndetse akaba adasobanya n'ibanga rya liturujia rihimbazwa uwo munsi. Aka kabiri, indirimbo ivukira mu muco wa runaka rwose. Ntabwo ushobora kuvuga indirimbo tuvuga yavukiye mu muco w'Abagande ngo uyizane mu Rwanda uyandike umuco wa Kinyarwanda, ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda. Cyangwa se ngo ufate indirimbo yahimbiwe mu muco wacu ugende uyambike umuco w'Ikigande, ndavuga Ruganda, hafi hari abantu tuvuga kimwe. Ye Kabare ukagenda ahandi ni hehe, hirya Kabare ni hehe, hirya Kabare Mbarara. Ndakeka ko kugeza Mbarara hari benshi bumva Ikinyarwanda, wajyana indirimbo y'Ikinyarwanda bakayumva. Ariko ugiye hirya hahandi hegereye Sudani, muri diyoseze Kikwiti, ntabwo za Teso ukajyanayo, ni wowe rutare rwanjye, ntabwo bayishobora, ntabwo bikunda.